ese musore cyangwa se w'umugabo uzi ko hari ibikorwa byoroheje biryoshya urukundo rugakomera wakorera umukobwa? Mbaye ikaze mu kiganiro. Ntihagomba ibintu bihambaye cyangwa se ibya mirenge kugira ngo umukobwa amenye ko umuhungu amukunda. Hari ibintu byoroheje bigira ibisobanuro binini kandi bikomeye mu rukundo, ndetse bigatuma umukobwa yumva ko nta wundi yarutisha uwo bakundana, kabone n'ubwo haza ufite akayabo cyangwa se ibya mirenge. Twifashishije urubuga rwa interineti twitwa sheknows.com rugira inama abakundana. Tugiye kurebera hamwe bimwe mu bimenyetso bito ariko bigira ibisobanuro binini ku bakobwa mu rukundo. Igikorwa cya mbere umuhungu yakorera umukobwa bityo bikongera urukundo umukobwa mukunda ni ukumufasha mu bibazo arimo. Mu buzima hari ubwo ibintu bikugora ukaremererwa ukaba wanakenera ko haba uwagufasha. Iyo umuhungu akwegereye mu bibazo akifuza kukuba hafi mu bigoye, uzamenye ko agukunda nyabyo. Igikorwa cya kabiri, kuba umuhungu yabwira umukobwa ko yaberewe mu myambarire. Umuntu yambara imyambaro itandukanye bitewe n'igihe n'icyo agiye gukora. Hari ubwo wambara neza ugiye nko gusenga mu birori n'ahandi. Iyo wumvise umuhungu cyangwa se umukunzi wawe akubwiye ngo wambaye neza, aba yakwitayeho. Ibi bituma wumva umwishimiye ukarushaho kumukunda. Igikorwa cya gatatu ni uko umuhungu yazanira umukobwa akunda ibyo akeneye atabimusabye. Ntibyoroshye kenshi kujya imbere y'umuhungu nk'umukobwa umubwira ngo wanguriye ibi, wanguriye biriya. Iyo umuhungu yibwirije akabona ko hari ibikoresho ukeneye bimwe na bimwe byagushiriyeho maze akabikugurira, agafata umwanya akakujyana mu isoko cyangwa se mu iduka n'ahandi, maze akakugurira udukoresho tumwe na tumwe wari warabuze aho uhera utumusaba, ujye umenya ko agutekerezaho kenshi kandi ko agukunda. Bituma urukundo rwawe kuri we ruhindura isura rugakomera. Igikorwa cya kane, kuba umuhungu yakwicara agatega umukobwa amatwi. Iyo umukobwa ari mu bitekerezo byinshi, afite umunaniro cyangwa se stress cyangwa se mu bitekerezo byinshi, bigusaba kenshi gufata akanya ukaruhuka. Iyo umuhungu amenye ko usa n'uwigunze akagutega amatwi akakumva, iteka bigira byinshi bikubwira. Muri icyo gihe ijambo akubwiye rikubera nk'ijambo rikomeye ry'ubwenge rigufasha rikakuruhura. Igikorwa cya gatanu, kuba umuhungu yashaka umwanya agasangira n'umukunzi w'umukobwa. Iki ni ikimenyetso gito ariko gihambaye kuko cyongera urukundo n'urugwiro. Gusa si ngombwa ngo bimuhende cyane kuko ashobora no kugura agakawa cyangwa se akagura ka fanta ubundi mukicara ahantu mugasangira. Hari ubwo umukobwa abyifuza kenshi akumva abuze imbaraga n'umunwa wo kubihingutsa imbere y'umuhungu akunda, yanga ko yabifata nabi cyangwa se akabifata ukundi kutari kwiza. Iyo umuhungu yibwirije akabikora biramushimisha. Igikorwa cya gatandatu ni ukuba umuhungu yakohereza umukobwa akunda ubutumwa bugufi. Ntibihenda ariko ushobora gusanga hari abahungu wenda batanabyitaho, nako ndizera ko bariho. Ubutumwa cyangwa se impano si iby'umunsi w'abakundanye cyangwa se indi minsi mikuru gusa. Hari ubwo umukobwa ategereza impano cyangwa se ubutumwa bugufi agaheba. Iyo umuhungu abitekereje akabikora, ukabona akohereje ubutumwa aragutunguye atagombye gutegereza umunsi mukuru, byongera umunezero. Ni byiza kuko birushaho kukwereka ko kwitayeho. Ikimenyetso cya karindwi ari nacyo cya nyuma, gutemberana ahantu n'umukunzi wawe w'umukobwa. Tugenda mu modoka atwara abantu bikadufasha ariko bikanatunaniza rimwe na rimwe. Hari ubwo wumva ushaka kwitarura gato kwihangayiko ya buri munsi cyangwa se icyo mu cyongereza bita frustration. Biba byiza iyo mugiye nk'ahantu hitaruye maze akaba ari kukuyobora. Ndavuga umuhungu akayobora umukobwa. Umukobwa azishimira aho hantu umuhungu yamuhitiyemo, kandi nyuma y'igihe umukobwa azajya ashaka kenshi ko umuhungu yakongera akamujyana n'ahandi atazi, kuko aho yamujyanye hamubereye urwibutso rukomeye mu mutima. Ibyo nibyo bikorwa umuhungu yakorera umukobwa, bityo umukobwa akarushaho kumukunda. Ngenda bashimiye na Sadika Adolphe Niyonzima. Nizere ko mutagomba kwibagirwa gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Iyi ni Aguka Official. Ndabashimiye.